imigambi ya Satani bigakunda. Naratangaye rero, hari ubwo umuntu ashaka gukora ikintu kandi yaragipinze yumvaga ntacyo gisobanuye. Yesu rero aturengere, Yesu adutabare, Yesu abagirire neza. Message ya nyuma ariyo ya gatatu. Imana yanyeretse hari abantu bamaze imisi basengera guhumanuka. Urabizi ko wahumanye umaze igihe usengera guhumanuka. Imana yaramwe ngo utangarize ko iguhaye guhumanuka. Urahumanuwe nkuko umugaragu w'Imana umuhanuzi yahanuriye iriba akaribwira ngo ndagutegetse wa soko we wariba we tobanuka. Imana itobanuye iriba ryawe ari ryo mubiri wawe. Imana iraguhumanuye, igukuyeho ibyo bagutumye, igukuyeho ibyo bagusizeho, igukuyeho ibyo la sode enopashi divone stance. Imana iraguhumanuye mu buryo bwombi, akira guhumanuka mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane nawe, nshuti y'umusaraba, dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagushimiye ko udukurikirana kuri Pastor Evode TV. Yesu aguha umugisha mwinshi muri inshuti zanjye, kandi mujye mukurikiza ijambo ry'Imana icyo ribayoboramo mu kigenderemo. Ndagira ngo tuganire ku bagenzi bajya mu ijuru, hanyuma mbahe nze gusoza mbaha niyerekwa, kandi riyerekwa ukwiye kutaricikwa. Umuntu wese uba mu myizerere ya Gikristo wizera ko Imana ivuga, fata umwanya tuganire, kandi nguhe ubutumwa Imana impaye muri uyu mugoroba. Mukuri numvise ko ari byiza ko nta bitindana, ahubwo ari byiza ko dusengana tukaganira. Umuririmbyi Imana yambwiye gutangiza, reka tumuririmbe n'igitero kimwe kuko mfite umwanya muto cyane, ariko kuko nabasezeraniye ko uko Imana inshoboje nzajya nza imbere yanyu nkavuga ikiri ku mutima w'Imana. Hose habera heza, inshuti zibana zirakunana neza, zibanye na Yesu. Umwuka uhamagara abo mw'isi bose ngo bazabisho rimwe, umwujera bumwe, ngo bazabisho rimwe, umwungera bumwe. Kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo be kurwa mu byaha babona amahoro. Haleluya. Ndagusuje rero wowe uherereye mu Rwanda majyepfo, majyaruguru, uradukurikiranye Burasirazuba cyangwa Iburengerazuba, wayikaza inshuti y'umusaraba. Ni byiza kandi kubana nawe, ni by'igiciro cyinshi. Ndagushimiye. Nawe uri ku migabane y'I Burayi, Australia, Canada, Belgique, Uburayi bwose ndetse n'imigabane ya Afrika itandukanye, muri za Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Congo n'ahandi, ibihugu byose mukurikirana ijambo ry'Imana.
Bibiliya ivuga ko turi bamwe muri Kristo Yesu kandi turi umwe, twahujwe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Akenshi iby'abantu bapfa biruta ibyo bapfana. Ibyo dupfana nicyo gikomeye cyane. Turi abana b'Imana kandi twaremwe mu ishusho y'Imana. Bibaye byiza isi yagira amahoro, ariko kuko isi nanone ibuditse umwijima mwinshi, habaho intambara n'ibishyitsi n'ibyorezo, ariko muri byose turashimira Kristo. Mfasha rero muri uyu mwanya nkurikiranye ngushimire by'umwihariko wowe wakanze subscribe. Hano duhurira niho duhembukira, niho turahahawe kugira ngo tuhabyaze umusaruro, duceho, duhugurane, tuganire, dukomeze urugendo, twambare imbaraga, tubane na Yesu. Haleluya. Dukonektane n'umwuka wera, twambare imbaraga zidasanzwe mu gihe kigoye. Ndagukomeje kuko wahisemo kubana natwe kandi wizera Imana iri muri twebwe. Reka Imana nkorera nyisabye nizeye ko igukorera igitangaza, igukorera igitangaza, abaturanyi babimenye, igukorera ikintu, isi yose imenye ko wakurikiye Yesu ufite imbaraga. Haleluya. Inshuti yanjye iri muri Belgique, Yesu aguha umugisha. N'abandi muri Australia, Imana ibahe umugisha. Abari muri Amerika mudukurikirana, mujya mutuvugisha, Imana ibahe umugisha. Abadusengera, Imana ibahe umugisha kugira ngo dukomeze uyu murimo. Ntekereza ko mubaye mutahari ntitwaba hano, kandi mutaratweretse urukundo tukabitangiza ntimubikurikire, twari kubireka tukajya mu bindi, tukajya kubwiriza ahandi. Ariko kuko mwahisemo neza, natwe twemeye kutabatenguha hamwe na Kristo Yesu, ibyo aduha tukabibazanira. Ndagira ngo tuganire ku gihe tugezemo. Inshuti yanjye, dusohoye mu gihe gikomeye. Nababwiye ko ndasoza ntanga ubutumwa Imana yampaye. Dusohoye mu gihe gikomeye aho isi iri gushyira imbaraga nyinshi mu kunaniza ubwoko bw'Imana. Uko bimeze kose, ngira ngo murabibona ko kuba umukristo muri kino gihe biragoye, kandi ntibigoye mu buryo bugaragarira amaso gusa, ahubwo no mu buryo bw'umwuka. Buri muntu wese arumva ko mu misengere yacu, mu mivugire y'abigisha ndetse n'abapastori benshi, muri kumva ko hari ikintu gitsikamiye abera. Ariko kandi ibi bintu ntabwo bitunguranye. Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nta kizaba ntamenyesheje intore zanjye, ngo buri kimwe cyose kizajya kuba, ngo nzajya mba namenyesheje intore zanjye. Inshuti yanjye, ubu turi gukora ikiganiro muri kano kanya, ndi mu isaha ya 9 irenze iminota 6. Iyi niyo saha Yesu yatanzemo umwuka urahira, umutima uracika, uraca. Ariko ni n'isaha y'igitangaza isobanuye byinshi cyane. Ni isaha abadayimoni badakunda, ariko ni isaha Imana ibishaka kukumenera amabanga akomeye. Rero niki umukristo akwiriye gukora muri kino gihe imbaraga z'abera ziri kumenagurwa? Icyambere, ukwiriye kwiringira Imana kandi ushingiye ko yabanye nawe mu gihe cyatambutse. Satani ntagukubitishe ibyo Imana itarakora, ahubwo nawe umukubitishe ibyo Imana yakoze. Haleluya. Abantu Yesu yakoreye imirimo, muhe Imana icyubahiro. Igihe tusohoyemo ni igihe cyo kugira ngo twatake, dusenga amasengesho arimo ubwenge bw'Imana. Nshuti yanjye, ni igihe cyo kugira ngo ukonektane na Yesu. Ukonektana muri kubyumva, connected, mugire ubumwe. Ube muri we na wowe muri wowe birushijeho cyane. Usanga uri muri we, ariko ukwiriye kongera kuba muri we cyane. Imana ihimbazwe cyane. Icyakabiri ukwiriye gukora muri kino gihe imbaraga ziri kumenagurwa z'abera, ukwiriye gutandukana n'inshuti mbi
inshuti mbi. Bene data, nahishuriwe ibikomeye. Abantu benshi bihambira ku nshuti zitari za nyazo. Imana igukureho inshuti mbi, kandi nawe ufata umwanzuro. Inshuti yose ikubwira ko ikwemera ariko itagira icyo ikora kugira ngo urwo rukundo rusugire, iyo nshuti ni indyarya. Imana igukureho abantu bakuryarya, kuko ahanini ntabwo abantu bari kugushwa nuko imyuka mibi hari gusa, ahubwo abantu bari kugushwa nuko bagenzi babo babananije mu rugendo. Reka nkubwire iki, wari uzi ko Abisiraheli mu butayu iyo baza kuba ari bakeya, hakaba ari bakeya 10 cyangwa 5, wari uzi ko bari kugera i Kanani? Ariko kuko bari barenze 1,000,000 bamwe batangiye kubiba imbuto mbi mu bandi, barababwira batariko mukuri niba koko Imana ya Mose ikora, twagenda ubutayu igihe kingana gutya, ese kudukuramo hane birayinaniye? Ariko reka nkwereke, abo bantu babwirwaga ibyo amagambo y'urucanege yabaciye intege kugeza ku rwego izo miliyoni zirenga 2 bapfiriye mu butayu barashira. Bahagurutse muri Egiputi ari benshi, ariko bageze mu butayu inshuti, buri wese yabaga afite inshuti baganira. Iyo muganira inshuti yawe ikakwemeza ukuntu Imana idakora, uragwa. Se mumaze kubibona barokore bene data, inshuti z'umusaraba dusangiye gucungurwa muri Kristo Yesu, umaze kubona ko umuntu mushobora kugendana akakubuza ubugingo, ushobora kubona ko umuntu mushobora kugendana akakubuza umugisha mu Mana. Niyo mpamvu habayeho ikigisho cyo kuri Abrahamu na Loti. Loti amaze gutandukana na Abrahamu nibwo yahawe umugisha. Loti wawe rero Imana umugishurire, utangire kumugenzaho ubwenge bw'Imana. Imana iguha imbaraga, kandi Imana iguhishurire ibi turi kuvuga. Hanyuma inkingi ya gatatu ushobora kwishingikirizaho ukazagerayo amahoro, ndagusaba gukurikirana icyo Yesu akuganiriza. Uburyo Yesu akuganiriza, uburyo Yesu avugana nawe, wumvira ijwi ry'Imana. Reka nkubwire, kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, umuntu wese wumviye ijwi ry'Imana agashyira mu bikorwa icyo rimubwira yarakomeye mu isi. Ariko umuntu wese wasuzuguye Imana yapfuye akenyutse. Urashaka kurama, umvira ijwi ry'Imana. Urashaka uzagerayo amahoro, umvira ijwi ry'Imana. Ese wari uzi ko niba utumvira Imana, amahirwe yo gutaha ijuru ari kuri 30%? Kubera ko Yesu nahagarara ku bicu azahamagara, azavuza impanda, iyo mpanda azavuza ntabwo ari ugukomera, nta nubwo ari idebe azavuza, nta nubwo ari ingoma azavuza, nta nubwo azafata ikintu ngo ahuhemo. Oya, Yesu azakora icyo bita guhamagara, azavuga mu ijwi rye. Rero niba utumvira ijwi rya Yesu none, biragoye kuzumva ijwi kandi udasanzwe uryumva. Abantu ba hano nabasabye kuba Abaheburayo. Ntubyumva ko kumvira ijwi ry'Imana bizatuma wumva Yesu ubwo azavuza impanda ninjoro cyangwa ku manywa? Kuba usinzire ntibizamubuza kuvuga, azavuga. Kuba uri mu muhanda mu rusaku rw'imodoka nyinshi ntibizamubuza kuvuga, azavuga. Ariko niba utumvira ijwi rye none, nta nubwo no ku munsi w'amateka ushobora kuryumva. Biragoye cyane. Imana ikugirire neza.
cyari ikiganiro numvaga nkwiriye kuganira n'ababarizwa hano kuri YouTube channel yacu. Izi ngingi eshatu ziraza kugufasha mu rugendo. Ijwi ry'Imana riraza kugufasha mu bihe bikomeye bibi, kumvira Imana ndetse no kuyoboka inzira yayo, ndetse mu rusaku rwinshi ruriho. Data wa twese araza kujya kurangira inzira ukwiriye kunyuramo. Imana iguha umugisha kugeza ubwo utangara. Reka nguhe message Imana yampaye twabanje kuganira. Bene data, Imana yaramwiye ngo buri muntu wese umaze igihe ayitakira igiye kuguha, igiye kukoherereza Simoni ukwakira umusaraba. Hari umusaraba umaranye iminsi udasobanutse. Hari umusaraba umaranye iminsi. Uwo musaraba rero warukunanije kandi warukuruhije. Ndakwinginze wakire ubu butumwa, ubuhanuzi. Ndakwinginze wakire iyi message kuko ni yawe. Mwitabe. Ndakwinginze wakire iyi message kuko ari message yawe. Magare ku yawe. Ukuvuga ngo kandi iyi message nduyipinge. Umusaraba umaranye iminsi wikoreye nubwo ari uwawe, nubwo ari uwawe, ariko habonetse ukwakira. Uzi ko minerivare y'abana ari umusaraba wikoreye? Uzi ko kuba mu bukode ari umusaraba? Uzi ko Imana yakohereza umuntu akagufasha mu buryo bukomeye kandi akakwakira umusaraba? Haleluya. Vuga ngo ndamukiriye Simoni mu izina rya Yesu, kuko bigiye kuba, kandi muzashima Imana muri comment. Niba utabyizera ntacyo, uzibyizera ari uko abandi banditse comment munsi yavuga ati Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru kuko mbonye Simoni. Simoni ninde? Ubwo bari bamaze gukubita Yesu, bamusohoye yikoreye umusaraba, byaramucanze, ariko agenda atangiye kudandabirana. Abona Simoni aramumwakira uwo musaraba. Bene data, dukeneye ba Simoni. Imana impe Simoni, Imana iguhe Simoni, kandi akugereho atavunitse, akugereho atananiwe mu izina rya Yesu. Ubundi butumwa burareba abantu bose. Imana yaramwiye ngo kuko abantu banze kwezwa kandi abantu banze kumva, ngo Imana ngo ibibagerageza biraje, we wanze kumva uzumvira mu bigeragezo. Ibintu Imana yabimbwiranye umubabaro. Irambwira ngo abantu bamaze kwikakaza, ngo abantu bamaze kwishyira hejuru, ngo abantu bamaze kwikomeza cyane. Ariko kugeza kuri izi saha ugiye kumvira mu kigeragezo ijwi ry'Imana. Wowe wanze kumva, uwumvira Imana we ntabwo iyi message mureba. Ariko wowe wanze kumvira Imana ntabwo biraba byiza. Yesu akugirire neza, ariko ngusabiye ubwenge bw'Imana. Ugiye kwibaza ngo ibigeragezo bihe. Ese nshuti yanjye, utekereza ko umuntu uri muri koma ari kuganiriza abandi bantu bo kwisi? Aba ari kuganira n'Imana gusa. Ese utekereza ko
umuntu wacitse akaguru cyangwa wacitse akaboko, utekereza ko aba adafite umubabaro, aba ari kubwira Imana ngo ngibi bibaye kubera iki? Rero Imana ikurengere kandi Imana ikurinde. Iyo tubivuga kenshi mu marenga, bamwe barabyumvise abandi ntibabyumvise. Nababwiye ko hagiye kubaho kubura kw'abahanuzi, atari uko bashimuswe, atari uko bapfuye, atari uko badahari, ahubwo icyo gihe Imana yari yambwiye ngo buri muntu wese atangire kwikomeza ku muntu w'Imana. Ariko njya ntangara, uyu mwaka utangira twakiraga ubutumwa bwinshi, ariko babandi barihe nyine? Ariko ababaye abahanga bafite ababaheka mu masengesho. Hari nubwo uvuga ngo jewe ngo ndihagije, ngo jewe ngo sijuwi. Reka nkubwire, impano zose mu Mana, Imana yagennye impano zitandukanye. Hari ibintu ushobora kwisengera, hari n'ibindi utabasha gusengera wowe. Yes, mujya mumbwira ko umwenda wakingurutse, nibyo. Ariko niba naraye nsenga nkageza saa 11 za mu gitondo, ntabwo mu kirere cy'umwuka ngana nawe wari yifiriti kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ukaryama nta na Mwami Yesu. Mu kirere cy'umwuka ntaga amadayimoni turi burwanye aramwe. Kandi mumenye ko hariho abahawe ubutware bwo kuvunagura imigambi ya Satani bigakunda. Naratangaye rero, hari ubwo umuntu ashaka gukora ikintu kandi yaragipinze yumvaga ntacyo gisobanuye. Yesu rero aturengere, Yesu adutabare, Yesu abagirire neza. Message ya nyuma ariyo ya gatatu. Imana yanyeretse hari abantu bamaze imisi basengera guhumanuka. Urabizi ko wahumanye umaze igihe usengera guhumanuka. Imana yaramwe ngo utangarize ko iguhaye guhumanuka. Urahumanuwe nkuko umugaragu w'Imana umuhanuzi yahanuriye iriba akaribwira ngo ndagutegetse wa soko we wariba we tobanuka. Imana itobanuye iriba ryawe ari ryo mubiri wawe. Imana iraguhumanuye, igukuyeho ibyo bagutumye, igukuyeho ibyo bagusizeho, igukuyeho ibyo la sode enopashi divone stance. Imana iraguhumanuye mu buryo bwombi. Akira guhumanuka mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha, Yesu abagirire neza. Ntabwo tukunda kongera cyangwa ngo tugabanye. Iyo Yesu ari ibyo atubwiye tutambutse ibyo atubwiye, hanyuma tukarekeraho, kubera ko Yesu ahora avugana natwe kandi turi kumwe kugeza ku iherezo. Imana ikwambike imbaraga, iguhumanure, ikwagure kandi gukomereza amaboko mu izina rya Yesu. Shalom. Reka dusenge. Mana urakoze kubana natwe muri uyu mwanya. Uyu muntu warunkurikiranye ahawe imbaraga, kandi ndetse n'uyu utakumvira nawe umuhe kukumvira. Mwami Yesu, mu bihe bigoye nsengeye itorero ryawe, nsengeye itorero ku isi, nsengeye itorero mu birabura, nsengeye itorero mu bazungu, nsengeye itorero ryawe kugira ngo rihabwe imbaraga, rihabwe ubutware, rihabwe ubushobozi, ryaguke, rifate ubutware mu izina rya Yesu. Imyuka mibi ihunge, bitavuga Imana biceceke, kandi imyuka y'abadayimoni ihunge, ibitavuga Imana biceceke. Urakoze Yesu kutubereye ikiraro, urakoze Yesu kutubereye imbaraga, urakoze Yesu kutubereye ubwihisho kandi utubereye ubwugamo. Kongerera imbaraga, ongerera itorero ryawe imbaraga, ongerera abera imbaraga. Duhe imbaraga zo kunesha, duhe imbaraga zo gutsinda ibinyoma, duhe imbaraga zo gutsinda abadayimoni, duhe imbaraga zo gutsinda imyuka mibi. Bimenyekane ko Kristo ari we Mana y'ukuri. Urakoze kuko wumva gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu wapfuye akazuka. Amen. Shalom. Imana ibahe umugisha naho ubutaha.